Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Reka dushimire Imana kubw'ubuntu bw'umunsi. Reka dushimire Imana yongeye kuduha kubaho, kuramuka. Reka dushimire Imana imbabazi zayo n'ubuntu bwayo. Haleluya. Mana ndagushimiye, Adonayi we, ngusize hejuru, uri mwiza. Adonayi urakwiriye, Adonayi ushobora byose, mahanga yose. Adonayi kora ibyo gukiranuka, uramwemera. Gitondo nk'iki turagushima, umwanya nk'uyu nuhimbazwe. Duhaye kuba amahoro, waturinze buri wese n'igihugu aherereyemo. Turagushimiye mwami. Shima Adonayi, ni wowe Mana, nta yindi Mana iriho. Oh haleluya, haleluya. Imana ishobora byose, Elishadayi, Imana irema, Elohimu, Elohimu, iryo ni ryo zina ryawe. Iyo uhagurutse mu kurema wambara Elohimu. Haleluya. Iyo uhagurutse kuko uri Imana ishobora byose, uhagurukira muri Elishadayi. Adonayi we, Mana nziza, Mana yera, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, Mana y'ububasha bwinshi. Ndagushimiye iki gitondo, ndagushimiye aka kanya, ndagushimiye uyu munsi, ubu buntu. Ndagushimiye mwami, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe risingizwe, izina ryawe rimenyekane hafi na kure. Turagushimiye, turagushimiye ubuntu bw'umunsi, turagushimiye ko ukinguye tukabona umucyo. Turagushimiye ko uduhaye ubuzima, mwuka guhumeka ku buntu. Turagushimiye, imitima yacu yuzuye gushima, imitima yacu yuzuye umunezero. Tuvuga ngo himbazwa, himbazwa uyu mwanya, himbazwa kubw'abagore n'abagabo, himbazwa kubw'abana, himbazwa mwami kubw'abakecuru n'abasaza, himbazwa Yesu, himbazwa kuri buri muntu wese waremye, waturemye dukunze, uturema mwami, uduha urukundo rwawe, uturema mu ishusho yawe, turihariye, utugirira neza, uturutisha ibindi biremwa. Turabigushimiye mwami, wadukozeho umurimo ukomeye, ushimwe. Icyampa ibyo tukabiha agaciro, tukajya twibuka ko Uwiteka yakoze umurimo ukomeye kuri twe, akaturema mu isura y'akaturema, akaduha ku mwuka duhumeka, akaduha ku mwuka we. Uyu munsi tukaba turiho ku buntu. Shimwa mwami, shimwa ko uyu munsi wongereye ku minsi yacu yo kubaho. Shimwa, shimwa mu mibereho yacu, shimwa mu buzima, shimwa aho turi bujye hose uyu munsi ushimwe, ibyo turi gukora byose uyu munsi ushimwe. Haleluya. Muramburiye amaboko mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina ryawe ni ryiza Mana, izina ryawe rirakwiriye, izina ryawe rirahambaye, izina ryawe rirakomeye, izina ryawe ni rigari, izina ryawe ni umunara muremure cyane abakiranutsi bahungiramo, maze bakagubwa neza, bakaba amahoro. Ushimwe Papa, nagushimiraga. Unyemerere uganze, unyemerere utegeke, byose birakumvira. Unyemerere mwami, ntabari twe, ahubwo izina ryawe rigumye rishyirwe hejuru. Ahubwo mwami, turushaho kukumenya, turushaho guharanira kugira inzira z'igisiyoni, turushaho gutungana rwose. Amen, amen. Imana ishimwe. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma muri Yoweri 2, Yoweri 2, Yoweri 2, 12 kugeza kuri 18. Yoweri 2, 12 kugera kuri 18. Umwami ahimbazwe, umwami ashimwe, we wadutekerejeho akaduhira ijambo. Reka nsome guhera ku murongo wa 12. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge, imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuye n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ninde uzi ko itazahindukira
ikigarura ngo ibasigire umugisha, mubone uko mutura Imana Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa. Muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye, n'umugeni mu nzu yarongorewemo. Abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, ntureke ab'umwandu wawe bashinyagurirwa, kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Niki gituma duhinyurwa mu banyamahanga? Bati Imana yabiriye. Maze Uwiteka agirira igihugu cye ishyaka, ababarira ubwoko bwe. Haleluya, amen. Iri ni ryo jambo ry'iki gitondo, iri ni ryo jambo dusengeramo uyu munsi. Uyu munsi aho uri hose ku isi ntubishobora, usengera igihugu urimo. Iyo mvuze igihugu urimo, ni igihugu warayemo, icyo gihugu utuyemo, icyo gihugu uri kubarizwamo. Niba uri no muri vakansi ukuba wumvishe icyo gihugu wagiyemo muri vakansi, ugisengere. Haleluya, igihugu urimo ugisengere, ugire umutima wo gusengera icyo gihugu, ugire umutima wo kuzamura icyo gihugu imbere y'Imana, ukiririre, ugitabarize, ugisengere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni igihe cyo kuborogera igihugu cyawe, ni igihe cyo kwicara ukaririra igihugu cyawe, ni igihe cyo kureba aho ngaho utuye muri icyo gihugu urimo. Nabiza wankurikira muri mu bihugu bitandukanye, ariko wicare ujyane igihugu cyawe imbere y'Imana, wihanira igihugu cyawe. Iyo dusengera igihugu, wihanira igihugu, ibyaha uzi birimo. Hari ibyaha ubona nawe ukabibonesha n'amaso, ukavuga ati ibi bintu Imana irabyanga urunuka. Ubyihane, usaba Imana imbabazi kubw'icyo gihugu. Ibyo utazi ubwira Imana nabyo, Imana unyuze amaraso ya Yesu mu kirere cy'icyo gihugu. Usaba kumenya Imana muri icyo gihugu, abantu bamenye Imana. Kuri 12 bavuga ngo Uwiteka aravuga ati ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge. Iki ni igihe cyo kuborogera igihugu cyawe, aho ngaho uri, aho utuye, aho uraye, aho wagiye muri vakansi. Hasengere, sengera icyo gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Imitima yanyu bariyo mutanyagura, mureke imyenda yanyu, imitima yacu tuyisuka imbere y'Imana, tuyijyana imbere y'Imana, kubw'ibihugu dutuyemo, kubw'ibihugu turayemo, kubw'ibihugu twasuye. Ugira intimba yo gusengera igihugu. Haleluya. Muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi. Ihanira icyo gihugu, ihanira icyo gihugu, ihane. Ujya imbere y'Imana, usaba Imana imbabazi, winginga Imana. Icyo gihugu erega nicyo utuyemo, nicyo Imana iguhereyemo umugisha, ukibyariyemo, cyangwa wenda nturanabyara ukirindiriyemo amasezerano. Hari umugisha ufite muri icyo gihugu, gisengere. Ni inyungu zawe. Gira ibyo uhinduje muri icyo gihugu, gira ibyo ubwiye Imana kuri icyo gihugu. Ngo muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera. Hari amasengesho y'abera akenewe kubw'igihugu cyawe, akenewe kubw'icyo gihugu. Twebwe gurupe yacu twahisemo gusengera igihugu kimwe, ariko wowe wumvishe audio muri iki gitondo, sengera igihugu cyawe, gisengere. Ibintu biri kuba ku isi biteye ubwoba. Udasenya icyo gihugu cyawe, uzabiza abana bawe barimo, bizagenda bite? Ngo winginge Imana ihanagura ibicumuro byose by'igihugu. Hirya no hino hari intambara, hirya no hino hari ibibazo, hari ni byinshi. Imana ikeneye guhaguruka ugasenga, ikeneye ko wicaye hasi ukaririra igihugu cyawe, Imana ikagira icyo ihinduye. Ari abatambyi nibarire hagati y'umuryango, nuvuga ngo nidusenge. Kuri 17 bavuga ngo nidusenge, abantu nibiyeze, nibitunganye, ni muri wese ku rwego rwe. Kuri 13 bavuga ngo abana n'abakiri batwibere, n'umukwe n'umugeni waraye barongowe ngo nasohoke
niduhaguruke dusengera igihugu. Haleluya, haleluya. Gira isengesho usengeye igihugu urimo, gira isengesho usengeye igihugu uvukamo, gira isengesho usengeye igihugu utuyemo, gira isengesho usengeye igihugu wasuye aho uri. Gira isengesho, gira ikintu ubwiye Imana kuri icyo gihugu, gira ijambo watuye kuri icyo gihugu, gira ibyaha watuye muri icyo gihugu, ubyatura imbere y'Imana, ubisabira Imana imbabazi, unyuze amaraso ya Yesu mu kirere cy'icyo gihugu, ubwira Imana ngo Mana aca inkoni izamba, Mana gira ubuntu, Mana rengera iki gihugu. Ikintu nakunze kuri 18 bavuze ngo maze Uwiteka agirira igihugu cy'ishyaka, ababarira ubwoko bwe. Haleluya. Ni Imana ibabarira, ni Imana yumva gusenga kw'abera, ni Imana iteze amatwi, ni Imana irindiriye icyo uri buvuge kuri icyo gihugu, icyo uri busaba Uwiteka aragishyigikira. Nubwira Uwiteka ngo babarire iki gihugu arabikora, nubwira Uwiteka ngo yazana impinduka muri iki gihugu arabikora, nubwira Uwiteka ngo tabara iki gihugu arabikora. Icyo uri bubwire Uwiteka ku gihugu ari bugikore, ngo maze Uwiteka agirira igihugu cy'ishyaka. Imana iri bugira ishyaka ryo kurwana itsinde, kandi Imana yacu iratsinda, Imana iranesha. Imana iri bugire imbabazi ku bwa buri wese uri muri icyo gihugu. Sengera abapagani bari muri icyo gihugu, gira icyo uvuze ngo Mana senga, ku kwezi n'ukwezi k'ububyutse, ko gusengera ububyutse. Senga muri icyo gihugu, abasinziriye babyuke, abanyamasengesho bo muri icyo gihugu babyuke, basenga, gira bubyukije. Senga mu mwuka, hamagara abantu bakiranuka, abantu be gukorera Imana n'ibyaha, abantu be kuyoba. Senga, sengera igihugu, sengera icyo gihugu cyawe, sengera icyo gihugu utuyemo, senga mu nguni enye z'icyo gihugu. Gira icyo watuye, gira ijambo uvuze, gira icyo ukoze kugira ngo haboneke impinduka. Imana yagukeneye ngo usenge ku bw'icyo gihugu. Sengera abana ku bw'icyo gihugu, sengera za minisiteri ku bw'icyo gihugu, sengera ubutaka bw'icyo gihugu, sengera ikirere cy'icyo gihugu. Haleluya, haleluya. Wihanira abana, wihanira abagore, wihanira abasaza, wihanira abakecuru, wihanira abagabo, wihanira abasore, wihanira urubyiruko, wihanira utwana duto. Fata umwanya wicara imbere y'Imana, ubwira Imana ngo Mana uyu munsi ndi imbere yawe ku bw'iki gihugu. Wihane, gira isengesho ubwiye Imana. Nyuma yo gushima Imana yuko yakurindiye muri icyo gihugu, ikakurindana n'ibyawe n'abawe, nyuma yo gushima Imana yuko ukiriho, sengera igihugu, sengera igihugu, sengera igihugu, sengera igihugu utuyemo. Ibuka ni Imana igira ubuntu. Kuri 18 yabitubwiye hano muri Yoweri 2:18 ngo maze Uwiteka agirira igihugu cy'ishyaka, ababarira ubwoko bwe. Kuri 14 bavuze ngo ninde uzi ko itahindukira ikigarura ngo ibasigira umugisha. Ni Imana iyo twihannye, ni Imana ibabarira ikaduha umugisha. Ihanira icyo gihugu, urangiza ucyatureho umugisha, ugira ijambo ryiza, ugira ibyo uvuguruje muri icyo gihugu. Cyane cyane ubwira Imana ngo Mana tanga agakiza, ububyutse, abantu bave mu byaha, abantu bave mu bitotsi, abantu bave mu mikino, mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana uri mwiza, nyambura inkoko nkuvuga Mana, uduhaye ubuntu bwo gusengera ibihugu Mwana. Buri wese n'igihugu atuyemo, buri wese n'igihugu yarayemo, buri wese n'igihugu arimo, buri wese n'igihugu yasuye, cyane cyane muri bihe bya vacances Mwami. Turasenze Yesu kubw'ibihugu, turasenze Mwami, nange ndasenze kubw'iki gihugu ntuyemo Mana. Ndasenze imbabazi zawe nizikinyuremo, imbabazi zawe nizice mu kirere cy'iki gihugu, nizice mu butaka, nizice Mwami muri buri muntu wese uri muri iki gihugu Mana. Turasenze muri ibi bihugu Mana, ibi bihugu waduhaye, buri wese n'igihugu cye Mwami. Ibihugu watanze kuvukiramo, ibihugu watanze guturamo Mwami. Ibi bihugu turasenze Yesu,
gira imbabazi kubw'ibyaha birimo ni byinshi, ariko turi imbere yawe tubyihana, turi imbere yawe mwami nihaniye iki gihugu. Gira imbabazi Yesu, gira imbabazi uyu munsi, buri saha y'uyu munsi ugende wibuka iki gihugu, wibuka ko ngituyemo, wibuka ko mwami buri wese ahatuye muri icyo gihugu, mwibuke buri munota w'uyu munsi, wibuka ugenda ubabarira buri cyiciro, ugenda ubabarira mwami mu baturage b'iki gihugu, mu banyamahanga batuye muri iki gihugu. Mana gira imbabazi Mana, hindura imitima abantu bareka ibyaha, hindura imitima abantu bari kuyoba, hindura imitima abantu bari gusinzira, hindura imitima mwuka wera w'Imana, niwe wemeza imitima, ukemeza ibyaha, imitima y'abantu bakihana. Ndasenze Mwana, imbabazi zawe zinyure muri buri wese, mwuka wera ugenda ukomanga, abasinziriye babyuke, abanyamasengesho babyuke, abo wahagurukije muri ibi bihugu ngo bagukorere babyuke, mu izina rya Yesu. Abari barataye bagaruke Mana, ubuntu bukiza busukwe muri buri nguni y'igihugu, muri buri nguni enye, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mijyi minini n'imitoya, buri gihugu buri wese uko ari busenge. Mwami turasenze Mana ngo wiyubahishe kuri ibi bihugu Mana, abaminisiteri Mana, ibikorerwamo mu bayobozi Mana, ugira icyo ukoze kubw'ibi bihugu Yesu. Mana ibi bihugu byacu niwe wabiremye kandi ubifitiye umugambi mwiza, nyuma y'imbabazi nta rubanza. Mwami Yesu witamurure, ubabarire kandi utanga umugisha. Twatuye umugisha ku gihugu cyacu Mwami, twatuye umugisha kuri iki gihugu Yesu, twatuye umugisha Mana muri iki gihugu nuyemo, natuye umugisha mu kirere, mu butaka, mu bana, natuye umugisha Mana wo kumenya Imana, wo kujijuka, wo gukorera Imana nyamana yo mu ijuru, El Shaddai Imana yaduhaye Yesu. Natuye umugisha abanyabyaha bakizwe, abantu bahinduke mu izina rya Yesu Kristo. Mana uca inkoni zamba, ubabarire buri muntu wese, buri munyabyaha wese, kandi abantu bahinduke, imitima ihinduke, imibiri ihinduke, abantu bahinduke, bareke ingeso mbi, abantu bahinduke, bareke ibyaha, abantu bahinduke, bareke akajagari, abantu bahinduke mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze Mukiza, none n'iteka ryose. Amen. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza, wibuka usengera igihugu utuyemo, icyo gihugu cyawe, icyo gihugu urayemo, icyo gihugu wasuye. Sengera igihugu, Imana ni Imana ibabarira.